kugira ngo udacika intege mu byo uri gukora online cyane cyane nko kwandika. Buriya ikintu cyane ugomba kwitondera ni category cyangwa se niche wahisemo. Muri challenge y'uyu munsi wa kane tugiye kurebera hamwe uburyo wahitamo niche cyangwa se category y'ibintu uzandikamo ku buryo burambye, kubera ko ibi bintu bisaba igihe kugira ngo utangire byare umusaruro. Uhisemo nabi rero ugeramo hagati warangiza ugacika intege. Muri challenge y'umunsi wa kane reka tubirebeho uburyo uhitamo category uzandikamo mu buryo burambye. Ntucikwe, iyi ni challenge y'umunsi wa kane. Day 4 challenge. Anga tugeze ndakeka twagiye. Urugendo rwo gukorera amafaranga twifashisha ibinyamakuru twagiye hamwe, ikinyamakuru na ChatGPT twagiye. Nizere ko hari value ndimo abatinga, kubera ko bumwe mu buryo bwo kuntu umuntu online nk'ibindi gukora n'ibya YouTube n'ahandi hose, uburyo bumwe bushoboka umuntu abonamo amafaranga gayi nuko nyine abantu uwo batinze bavara ikintu babafashije. Niba ntajye ndi kubafasha bivuze ko nanjye nta nyungu nzabona, niyo mpamvu. So uyu munsi wa kane tugiye kureba ni gute uzahitamo niche ibintu uzandikaho, category uzandikamo. Twabonye website ni iki, tubona uburyo wakubaka website zayo mwarazubatse. Hari n'abantu nyine mbona bikiri kugira bitaramera neza, ariko ndakeka ino channel izajya kurangira twabigize. Cyangwa tureba uburyo ukora post iri professional imeze neza ya SEO. Noneho ku munsi wa kane tugiye kureba ese ngiye gutangira blogging website, ngiye gutangira website y'ikinyamakuru na koresha cyangwa se nahitamo iki nahitamo. Ese nakandika ibintu byose? Oya, ikintu cya mbere ntabwo ushobora kwandika ibintu byose kuko ntabwo uzi ibintu byose. So nuguhitamo niche ni ukuvuga ngo ni category uzandikamo, niche uzandikamo category yawe kugira ngo ibintu byawe bizakugendere neza, bizabe productive. Nuko uhitamo niche ahantu wiyumvamo nyine wabasha gukora ku rwego nyine abantu uvuga ati wow, ikintu nagikoze neza cyane. So ugiye guhitamo niche rero ugomba kubanza dore ugomba kugenderaho. Ugomba kureba ibintu ukunda mu by'ukuri. Start with what you love, ibintu ukunda, ibintu uyumvamo. Ese ukunda guteka? Ese ukunda imikino? Nk'urugero nk'abantu bakunda njye nkunda kureba match, ariko hari abantu bo bandusha, usanga nazi umukinnyi, transfer yabaye, akantu kabaye, ugasanga azi ibyo umukinnyi arya, azi ibyo umukinnyi arara, ibyo akora. Iyo ni niche. Niba ukunda football wayikozemo niche, wayanditseho, upfa kuyandika mu buryo buri strategic. So niba ari ibintu abantu batajya bandikaho wenda nka transfer zitavugwa, tuvuge nk'urugero niba bavuze ngo wenda kuvuga ngo Cristiano atsinze igitego, ibyo nta muntu utabyanditseho. Ariko ushobora kubihinduramo ukandikamo ibitego Cristiano. Nimba uwo munsi bavuze ngo Cristiano atsinze ibitego byiza, igitego nabonye ngo yatsinze igitego cya 937, uraza kuza ushobora nko kwandika uvuga ngo ibitego 10 byiza Cristiano yatsinze. Kora ko umunsi bari kuvuga ko yatsinze igitego, umuntu araza no kuza no kugira kumva ba attract no kuza kureba ibindi bitego yatsinze. You see, niba ukunda football why? Hari abantu mukunda gusenga, mukunda Bible, mukunda gusoma Bible, why utayikuramo niche ukajya utubwira kujyanye n'ijambo ry'Imana, ugatubwira bla bla bla, ugatubwira amateka yo muri Bible, ukagerageza ku buryo iryo jambo ry'Imana ukunda urigira mu buryo bugezweho, ukambyite gutyo. Wenda ugatangira nka blog ivuga wenda ijambo ry'Imana kuri Gen Z, ijambo ry'Imana ku bantu bakuze, ijambo ry'Imana nyine ugashaka category ujyamo ku buryo wumva ko hari value kubadingaho. Ijambo ry'Imana ku bantu badakunda kujya gusenga ibintu nk'ibyo. So ijambo ry'Imana ku bantu nyine
ugashaka ushaka niche muri icyo kintu, ibyo bintu ukunda wabikoramo content. So uvuye ku bintu ukunda ushobora no kujya noneho kuri professional yawe. Uri umunyamategeko, wajya utwandira ku mategeko. Uri umunasi, wakanje ku bintu bijyanye n'ubunasi. Wize ibintu bya public health, why? Wize ibintu bya digital marketing, why? Uzi ibintu bya IT, why utabyandikaho? Uzi nyine ibintu wize kuko byo bifiteho n'ubumenyi, waranabyize ufite amakuru menshi, why wabyandikaho? Ikindi experience yawe ushobora kuyandikaho. Umupasiteri umaze imyaka 50 umupasiteri ushobora gutangira blogging. Uri umwarimu kuri kaminuza wigisha imyaka 40 kuri kaminuza, ushobora gutangira kwiga kwandika ku bijyanye kugira inama abanyeshuri ukuntu umuntu yarangiza kaminuza byaramunaniye. Uri umwarimu ufite experience. Ikindi ibintu bya kane trends, ushobora gutangira kubona ku bintu bigezweho. Nk'ubu mwaje ko nanjye nifatiye AI kuko niyigezweho mwaye ikintu gihe, nawe ushobora kureba bitewe na category urimo. Muri finance ibintu bigezweho, muri religion ibintu bigezweho, muri health ibintu bigezweho, nyine ukareba ibintu bigezweho, trends zigezweho. Yeah, so kumenya kureba trends zigezweho, ibintu bigezweho muri worldwide cyangwa se muri Nigeria, ushobora kuzanga muri Google kajya muri trends. trends.google.com, wandikamo ngo trends.google.com. ugeze aha ushobora kwandikamo religion, tuvuge nk'urugero ushaka kureba ibintu bigezweho muri religion cyangwa se reka tureke kujya mu bintu biri very abstract. Reka turebe nka sports. Muri sports ibintu bigezweho, trend zigezweho muri sports ukabireba. So ahangaho ushobora kureba trend mu Rwanda, ushobora kureba trend ahariho hose. Ahubwo nk'ingiye ntabwo iri kukwereka trend yo mu Rwanda, ariko ushobora kureba nko kureba trend England, turebe muri worldwide. Trend zigezweho worldwide ushobora kuzireba, hano iraziguha. So hano igenda guha trends. So best cyangwa se best niche, nubwo nyine hari gukora ibintu ukunda cyangwa se ibintu ukora, ariko reka turebe niche. Nzi neza ko zino niche uzikozemo zizo ziri gutrera muri 2025 nizo nta naho zizajya. So ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko niche cyangwa se ibintu bigezweho ni ibintu bishingiye ku marangamutima, entertainment n'amafaranga. Umuntu ufite ubumenyi ko bino bintu wabyandikaho, kubera ko nyine abantu benshi baba bakeneye amafaranga. Abantu benshi bari jobless, udafite ukennye ari gushaka akazi, ufite akazi ari gushaka side hustle, ufite side hustle arashaka indi side hustle. Ibintu bifitanye uhure n'amarangamutima biratrendinga cyane. Ibintu bifitanye uhure n'amafaranga biratrendinga cyane. Ibintu bifitanye uhure na entertainment biratrendinga cyane. Ibintu bifitanye uhure na siporo biratrendinga cyane. Bivuze ngo izi nine shagize umuntu uzandikamo nka finance. Wandika kuri finance, iyi ni trend nziza cyane. Wandika iyi ndi ya kabiri, kwandika ku bijyana na relationship, ku nkundo. Namba ari umuntu ufite bino bintu ngo amagambo 10 wabwira umukunzi wawe, ukasummarizing ibitabo by'urukundo, bla 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 bla. Entertainment, bijyanye n'amakuru rwose ya entertainment, ibingibi birarya cyane. PTD bamufunze, bla bla bla. Nuze Coach Gael na Ken Sol kan Roskana yayoreje yasohoye ibaruwa ariko byagenze gutyo. So entertainment. Sports, Cristiano atsinze igitego cya 37. Mamushi no watsinze igitego cya Jemfana Man City by the way, niyo mpamvu mvuze Mamushi. Harandi byagenze gutya.
Visit Rwanda yasinye deal na Atletico iri nk'ibyo. Indi content yarya ni content ya religion ijyanye n'ama iyi sinzi impamvu n'ucyana gatatu muri Afrika turi abanyamadini ari ngewe nta muntu utisamwa bino bintu. Ufunguye website wenda itanga ubujyanama ku bijyana na Bible bushingiye kuri Bible, ariko ahangahe nakugira inama niba ushaka gutangira content imeze gutya, gushaka kujya ushakamo akantu k'umwihariko wenda ugatangira ku bijyanye n'urubyiruko, ku mama, ku bantu bakuze, ugashaka uburyo uhinduramo cyangwa ugashaka ukuntu ufata Bible ukayihuza n'ubuzima busanzwe. Ikintu nagiye mbona kenshi mpamvu bino bintu bitarya nuko abantu mubyigisha mu buryo buri classique. Ntago muzika wa isi yahindutse, ntago muzika abantu urubyiruko hari utuntu twinshi cyane. Mujya mubona nk'uyu muhanzi bita Israel Mbonyi, impamvu abantu bamukunda nuko yigisha ijambo ry'Imana cyangwa se aririmba mwabura buryo mu buryo buri modern. Ntago mu by'ukuri ndi kuvuga ngo muve mu mwimerere w'ijambo ryanyu, mugerageze mwisanishe cyangwa se muhuze ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ntabwo risaza, murihuze n'ibihe turimo. Nushaka kuzana bya bintu bya kera byo gukanga abantu ubagira ubaharasinga mwe bya kera twagiraga byo bigishaga ijambo ryo nkabona babigize harassing, nkabona nyine birakanganye, nta muntu uzakurikira ibintu byawe. Ariko ubizanye mu buryo buri friendly, mu buryo bworoshye, mu buryo buryoshye, abantu bagukurikira. Being honest. Nta muntu abe n'umupagani, bimwe bujya mwita abapagani, I don't know, habe n'umuntu udasenga uburyo ubishaza uburyo ubisobanuramo ukabisobanura neza. Amushoye nawe ni content nziza. Muzabe n'umugabo bita Twayisera Antoine, ujye ubona ku buryo yigishamo ntago yataka cyane abantu, mubona ko abantu bamukunda. So why? Indi content wakoramo ni jobs and scholarship. Abantu bakeneye akazi. Nababwiriye abita mucuruzi.com nibyo yikorera. Ushobora kugenda ukazajya ukopi utuzi twemwe naberetse ukabiduparaphrasing, cyangwa ukajya gusaba ukajya kuri abantu bagiye kubikura, kuko ntago babaye mwana bagiye kubisacinga handi hano. Kaza hano kuri mucuruzi ukareba utuzi yashyizeho nawe ukadukuraho. Ntabwo ndi kubabwira ngo ni bibi, ntago ari kujya kwiba ibintu bye, kuko nawe afite ahantu yabikuye. Ariko uburyo uzakuza kuparaphrasing, uburyo uzakuza kubigira umwimerere wawe, ngiye bizakuza kugaragara ko wamwibye content cyangwa se wayindi umwimerere wawe. Job in Rwanda hahuzeho tuzi kuri Job in Rwanda n'ahantu henshi hagiye hatandukanye. Job abantu baza kunyumva nawe ngo ndimo ndashishikariza abantu gukoperatinga ama content yabo. Yangiye cyo nushaka kubabwira nuko biremeye ko ushobora gufata content na kuyandi hantu nka paraphrasing, nka kinologinga resources iyo nayikuye rwose bibaye mwimere wanjye. Ikibazo kiba gihari ni ukubizana ntuparaphrasing nuna akinologinga cyangwa se werekane ba nyirabyo. So rero ku bandi bantu mufite niche zitari muri ziriya mvuze, hari niche nka niche za science, niche z'imibare, niche za bino bintu nabyo byakunda, ariko urasaba ngo uri excellent bro, uri excellence ibintu byumva. Mujya mbona nka mwanafunzi avuga ibintu by'ubwenge, ariko mu by'ukuri turamukunda kuko nyine is very excellent. Nani ugiye kuvuga ibintu bisaba abantu gutekereza, bisaba ni nk'urugero ugiye kujya uvuga ku bitabo, birasaba nyine ngo udukomve ngo ujye uduha something nyine ku buryo umuntu avuga ati wow. Niba ugiye gutubwira ku bijyanye n'imibare, nyine kora ku buryo abantu bakonvenga gusoma ibyo bintu byawe. Niba ari ibintu biri n'undi bikomeye kubyumva, kandi nibundi na kategori urimo abantu batayikunze ikomeye, ntago abantu bazagira ute. Gerageza ugire ute ubyoroshye, ushyiremo amarangamutima, ube very excellent nyine deep. So rero final tip naba gerageza ufate ibintu ukunda na professional yawe na experience yawe. So for example like me, nkunda kwigisha, mfite profession muri marketing,
na web design. Strength yanjye ni ukuvuga, ni ukwigisha, ibyo ndabikombininze. So rero ikintu cya mbere ni ugufata impano yawe, icya kabiri skills ufite, icya gatatu ukabihuza na experience yawe, aho havamo knowledge. Ikindi ni byiza, ndabinginze inshuti zanjye, shaka ikintu kimwe wireferamo, kimwe ujyamo aba ari cyo umenyekanaho, ntuzajye mu bintu byinshi, jya mu kintu kimwe cyangwa bibiri bizaba bihagije. Ikindi cya nyuma, niba ari ikintu nagasubiyemo inshuro nk'igihumbi, gerageza ibintu byawe uri gukora, gerageza ibintu byawe wandika, gerageza ibintu postinga, mu by'ukuri biba bifite abantu bifasha, bibe byadinga value. Niba nta value byadinga, inshuti yanjye, genda kuri TikTok, genda kuri Instagram, genda kuri Facebook, ariko aho hantu ntawe uzakura amafaranga. Ariko niba uri gushaka ibintu bizaguha amafaranga, shaka kujya nawe ugira value uha abantu. Nubwo uri kubipublishingira for free, niba nta value byadinga ku bantu, ntacyo ngusezeranyije inshuti yanjye. So reka no turebe task y'uyu munsi. Ndagira ngo muze kunyandikira Nice wahisemo ni iyihe muri komanteri no kuri WhatsApp, muri WhatsApp group. So kandi cya kabiri unansobanurire impamvu ariyo wahisemo, kuki ariyo wahisemo. So nituranya tuyishyira muri group tujya twinspiring. Uyu ni umunsi wa kane. Niba utarabye video ya mbere, genda uyizebe, zigakurikira, zigenda zikurikirana kugira ngo iyi ngibe yakugirira akamaro. Kora subscribe kugira ngo utazacikana na challenge yo kuwa gatanu, yo ku munsi wa gatanu. Ikindi ndabingize mugende mwongere muri ama video yose nakoze afite anahuriye ni challenge, nk'ukuntu umuntu akoresha ChatGPT, ukuntu umuntu ashobora guparaphrasing, ukuntu umuntu ashobora guhisha amavideo amanuze ko content yakozwe na AI. So ibyo bintu byose narabikoze, uburyo ukora cyo kwita prompting engineering, ibyo byose nabivuzeho. Ni ingenzi cyane. Ngewe si urukundo rwinshi mbafitiye, ahubwo nuko nzi ko iyo ufashije abantu bakagira ikintu bageraho, nawe eventually bikugirira akamaro. Murakoze cyane, naho ubutaha. Bye bye.